abagabo batayemera bakorera usubona ako nawe ukabyemera utabyemera se ushaka amafaranga numvira nganze mbano pe abo mbabaje none mujye mubabwira ko mugomba kufata agakingirizo kandi reka mwebiri banga ngiye mubwizo kuri umuntu ufite ikibazo cy'ibihumbi 2 sibyo umuntu arazara bati 3,000 ndabifite na prudence mfite nimba utabyemera ndigende none ubwo muba mubizi gute ko muri bazima nyine uhita ni ikibazo uhita umubwira ati vuba vuba ati tibanguka oya weru umva weru nese ntibabatera amada niyo kwa kundi baze dutera bikabe bibazo asanga umuntu reka ngo ikaze kuri kamera za Geza TV kandi mubwira ngo wowe utarakora subscribe iki nicyo gihe kugira ngo uyikore ujye ubona ibiganiro byacu bitandukanye dutembera mu mpande zitandukanye dusura abantu batandukanye kuri uyu munsi rero nkaba mfite umutumirwa hano baratangira twibwira nitwa Edith Nzayihimbaza Edith Nzayihimbaza ukaba utuye hehe nuye hano Igikondo Sejem Edith se mu buzima busanzwe ni muntu ki akora iki mu buzima busanzwe ndindaje yego mbayeho nabi mbaye mu buzima butari bwiza kandi ntabwo uburana bwishyizemo ku bushake yewe cyangwa umuntu wabyisanzemo ariko ndashaka kubuvamo ndashaka guhindura ubuzima kuko ubuzima ndimo ntabwo ari bwiza ni ubuzima bukomeye cyane ni ukuvuga ngo navuye iwacu byaye ari ubuzima butari bwiza famili iranyirukana ndetse barantererana cyane undi ndaje none se uko uvuze ngo bakwirukanye uri indaya watangiye uburaya ukiri muto cyangwa nuko wari umaze kubyara bakenera inda nyine famili yabonye ko mbananiye cyane ko mbese nazanye ishyano mu muryango bahita bavuga ati reka ntabwo tugushaka mu buzima rero byari ngombwa ko njya kwisungana na bagenzi banjye tukabana mbese nkashaka ubundi buzima nshiduka nanjye ndi mu buzima butari bwiza nshiduka ndi mu buzima bw'uburaya kuba mu rugo barakwirukanye nicyo cyatumye uyoboka umwuga w'uburaya nicyo cyatumye nyoboka umwuga w'uburaya ariko mu mwuga w'uburaya ndabona nta cyiza kirimo ntabwo ari ubuzima bwiza burakomeye cyane turara amajoro tubaho nabi turafungwa turakubitwa ibintu bikomeye cyane aba bakubita se ni bande nabo muba mwakoreye ubwo buraya cyangwa ni abayobozi benshi nyine zinongera gutabara zirana nko ku muhanda murahura turavura ajya hehe rwose nawe urumva ko nta gahunda ufite nta aderesi uba ufite bageraho bakagukubita cyangwa se rimwe na rimwe ntuhure nabo ugahura n'umugabo kubaza ati bimeze bite se ni sawa mukumvikana akaba yaguha ay'ibirayi ari n'igihe duhohoterwa n'umugabo wacyuye umugabo akaba yaguhotera akakwiba akaba yagukubita yitwaje uwo ari we akaguhemukira none se mugira iseta cyangwa ni ukugenda gusa mujyaho mugiye cyangwa mukora kuri telefone iseta yacu ni akabari iseta yacu ni ahantu hari akabari iseta yacu ni mu muhanda ariko ntabwo ari byiza turifuza ikintu cyaduteza imbere ikintu cyadukura mu muhanda ikintu cyadukura mu kabari turarya turushye turarya ari ibibazo mbese birakomeye none se wowe wavuye mu cyaro uzi uyoboka uwo mwuga ubundi mu cyaro ntabwo wari kuhabona akandi kazi nta kazi ntari kubona kuko mu cyaro mu rugo banyirukanye ntwite wari ugituye tutarabyara noneho mu kunyirukana nanjye gucumbika ku muntu wibana ukora ku kazi nawe rero atangira kunyigisha uko umuntu abaho
kandi nta kandi kazi nari gukora. Bamwe ati wikorera agataro bakabimenya. Niwize ngo urajya kwandika kuri computer. Nta cyongereza uzi ngo urajya guteka umutwe ku muzungu. Ikintu rero gukore ni igishoro cyawe. Ni ukwicuruza. Igishoro cyawe ni kiriya. Ariko noneho nubwo ari cyo ntabwo gihesheje icyubahiro leta y'u Rwanda. Yewe. Ni ukuvuga ngo leta y'u Rwanda nayo nimba iratekereza turabizi neza, ariko igomba no kugira abantu ivuge ngo abantu bakoze uburaya babiretse cyangwa bashaka kugira icyo bakora, reka tubapangire bakore gutya. Ngenda byifuza cyane. Ngerageza kenshi kubuvamo bakamfunga, nkacuruza n'ikiyobyabwenge, kuko ikiyobyabwenge nagicuruza ngira ngo mpure n'umuntu ukinywa tube twajyana. Nkaba nacuruza iyo byere munsi gitanda nabwo bakamfunga. Nkaba najya mu muhanda nabwo bakamfunga. Mbese ubuzima burakomeye cyane. Umwuga w'uburaya nta cyiza nigeze mpura nacyo. Hari igihe wenda reka mvuga icyiza. Icyiza waboneyemo? Icyiza naba naraboneyemo ni kwa ko naragiye njya muri buwate. Ngeze muri buwate umugabo anyemerera 10,000. Yavugaga igiswahili. Ndayemera. Turagenda tugiye kugera kuri hoteli, ameneza amafaranga $20 nako na mailope, yani yanditseho amayelo elo. Ndamwandira ibi bintu simbizi mu buzima bwanjye, sindabibona njyewe. Njye nkunda amafaranga y'amanyarwanda yanditseho Rwanda. Byibura mbe mbona ko ari $10,000 iza 5 ebyiri. Ibi bintu rukunyereka ni ibiki ko nabyo nzi situmana isinejo. Nibe bintu nabyo nzi rwose. Ndarira ndikubura namwana ibi bifaranga uri kumana ngo mbizi. We yambwira ururimi niyo ngumve. We yarari kumbwira ngo ni menshi, niyo menshi ngo kurusha 10,000. Ngenda byanga. Maze kubyanga nago yandongoye. Namibonana twigeze dukora, njye naramukatiye ndigendera. Njya kwinjira aho twari tuvuye. Bona arinjiye amereza bya 10,000. Inote ebyiri za 5 arazima, nta kintu twakoze. Nicyo kintu cyanshimishije. Ayo niyo yagushimije kandi wari wanze amayero? Niyo yanshimishije ko urumva bayamaye natayakoreye. Ubu usanzwe se ugukorera ngaho? Biterwa n'umugabo wariwe. Rega abagabo ni benshi, hari ingegera zo mu rwa za Bibiri. Nizo mu rwa kurazihase? None se nagiye njya no mu cyaro. Rega nagiye mba mu cyaro. Nagiye njya mu cyaro. Umugabo akaza akagutereta akaguhe 2 byumbi 5 gutyo. Ariko none ubu tuvugana nje narabirambiwe. Wararambiwe? Nararambiwe, ibyo sinyibishaka, sinanabishoboye. Ndashaka umugabo muzima. Ndashaka amafaranga nkoreye mu maboko yanjye. Ubonye umugabo se wabivamo? Kereka umugabo muzima wenda wanshingira indi business, kamwira ati kora gutya kandi nawe tukubahana. Umugabo w'uburaya wahita ureka? Nahita nkureka. Narababajwe cyane reka. Bagabo baratubabaje. Nawe n'umugabo mwarambabaza. Byagenze gute? Umugabo yamaye 5,000. Maze kumuha 5,000 turatahana turararana. Mu gito nka 10 nyine gutyo. No mu gatondo. Ngiye kubona mbona ndaryamye njyenyene. Yanyibye nta kintu na kimwe. Wari wamucyuye iwawe? Ni namucyuye iwanjye. Nsanga yanyibye nta kintu naba yakubuye. Umva yakubuye ubwo imbere kunyicira imbere w'umuryango. N'utwenda n'udukweto byose. Benshi n'abagome. Ntabwo wagiye kumushakisha se? Naramushakishije naramubuze. Ntacyo ntabwo wari umuzi? Wese wacyura umuntu uzi gusa, ucyura n'abantu utazi. Nese kucyubacyura ku nzu wishyurira wajya ujyana nabaho? Nese umugabo aguhaye 5,000 akubwira ko ari ibyo afite, wakemera ko abijyana muri shambure cyangwa ukemera ko abigura? Yakujyaniwe. Kandi bamwe baba bafite abagore abandi batagira aho baba.
uryama n'umuntu utagira n'abajura baraza ukabemera nase wabuze umuntu wabona umuntu akwiyeretse gutya ngo mbone uburanzi neza ashwe wabona nanjye ndi umujura atabizi ko njye si ndi umujura ahubwo ubuzima mbayemo njye naraburambiwe bw'uburayi. none se abo bakubita babahora iki? baradukubita nyine uba wamwimye se cyangwa ibyo wamusezeranyije abatabibona? hari igihe utabishaka, hari igihe agucyura utabishaka, yahagera ati makungufu nariko bumbabariye utagatangira kwidoroga kugira ngo wenda ubone ko hari icyo yakumarira, byarangiza bikarangira nagukubise. hari no gukubitira mu nzira muri uravuga ati ndaya nta gaciro zifite kandi uri umunyarwanda ni wibye nta muntu wahemukiye nta muntu watutse murahuye gusa ngo reka nyikubite n'ubundi nare ndibugire ntabwo kiri bundege. ariko nka leta rero nayo yadufasha yareba ukuntu ifata abantu. erega hari indazi zituyubaha cyangwa zidashyira mu gaciro zidatekereza, hari n'abatekereza ariko nta bundi buzima bafite. nka leta nayo yavuga ati reka turebe ukuntu tuvugira abantu sibyo batera imbere, tubashakira imishinga runaka, utunaniye tujugunye, udushobokeye dukomezanye. nk'ubu ngubu iyo batujyanye nko kukabuganira nk'ubu baba batujije iki baramfashe gusa ndi kujya kwa Kabuga inshuro zingahe? nagiyeyo buca mandekura narabwa nk'ubu mwamfatiye iki nguri indaya nyine genda bari bagufatiye mu muhanda? bari bamfatiye ahantu bita mu Kiderenga. mu Kiderenga ni hehe? mu Gasato haba indaya mbaya wari wagiyeyo gucururiza kwishakira umugabo haba indaya none zimwe umuntu hanywera wambaye kasike oya ubu wambaye kasike kugira ngo kuko ntabwo umenya ahantu ikivide giturutse barakohereza kugira ngo ni amabombe cyangwa amasasu n'abagome. nonese wari wagiye wambaye kasike wowe? nagiye nambaye gutya bisanzwe ngiye kubona mbona pandagare ngo nimwinjire niko mfite irangamuntu tiwoya injira none kasike washyizemo yahe ko n'ivide mba naraririye. wagize imana ahubwo guhera kwa Kabuga. kwa Kabuga se waje gusohokamo gute? naragiye nyine mvuga imyirondoro yanjye mvuga ko ndi Karongi ngaho mvuka nanjye barambwira ati ngaho sohoka utahe, ariko ntashye mbona n'ubundi usendajya ni ubwa buzima n'ubundi bubi cyane bukomeye. ariko nka leta rero nshaka idufasha. none se nta kintu na kimwe wigeze ugerageza kwikorera? ni ukuri naragerageje cyane bikomeye cyane kuko kenshi wakoraga iki? urumva umuntu tuzira icyo kunywa sibyo kuba warinda ushaka icyo kunywa sibyo. yewe nagerageje gucuruza akabari inshuro 3. bwa mbere nagiye mu Gasata bamfatana amacifu warajye aramashifu warajye urayazi two nitwo mu dushashi nitwo twanyunguraga cyane nitwo wacuruza. baramfunga ndetse bananjyana Disney muri Disney 2016 yahiye ndimo ngewe. oya no yahiye ndimo baranabiza abantu benshi bazabikubwira naravunitse kuno kuguru kubera gushya narahukutse hejuru mu gitanda cya 3 no hasi ngo po banavunitse katapura ya mbere baba baramvuye banamatsiferi. wari urimo kwiruka se witabara? nandi kwitabara nandi kuzira cifu najye mvuga ni naretse uburaya nshakisha imibereho baranje baranamfunga banamatransferi ndetse bananjyana ni Muhanga uvuga ufungira Imuhanga isheni ndayirangiza ndayitobora ndagaruka navuga ati reka nshakisha imibereho ndongera nshinga akabari kw'Inzago. baraza abayobozi barabimena byose ngo ntabwo twemere gucuruza ibiyobyabwenge izi Nzago ibi bigage baramena. ndongera nsubira mu muhanda njya gutarasa uhita wigira gutarasa woroshye mu muhanda n'uroshye ubuzima. none se kujya gutarasa mu muhanda nibyo byoroheje ubuzima? none se bitoroshye ubuzima ko ibyo nashaka gukora byangaga ese ubu najya guhinga mu mbwizo wajya mu cyaro ukajya guhinga?
oya leta ntigira ikintu tumarira byibura inatubwira ati reka tububakire n'akazu mu cyaro ugenda uruhiremo aho ngaho mu nzu yawe. none se bazakubakira mu cyaro kandi utabayo? basi niba igishoro nshakisha imibereho mu mujyi nabwo se kuzabireka ukajya gutarasa? ntabwo nzajya gutarasa kuko nzaba nabanye imibereho njya nta kibazo mfite kumva ntabwo nzajya gutarasa. hano nzavuga ati leta y'u Rwanda ni ababyeyi sibyo nzakora ibishoboka nanjye niteze imbere. ese nkaho iyo wagiye gutarasa amafaranga udasubiza inyuma nangahe? biterwa n'umugabo warimo. igihumbi sinagikora hejuru y'igihumbi nayafata. na 2 wabikorera? nabikorera. ubwo se bibiri bikumarira iki? bigira ikintu bimarira ni ukunywamo akantu bituma wanambara ukarya ubuzima bugakomeza. birakomeye cyane. ni ibintu bikomeye cyane buriya kuri pe ni ibintu bikomeye. wumva se wakora iki habayeho nko kugufasha? njyewe numva banshingiye bakama nk'iyo mashini. imashini ikora iki? yo kudoda. uzi kudoda? nzi kudoda. nize kudoda nigiye muri Etonya Kigezi i Karongi. nadoda bampa iyo mashini nkadoda cyangwa se bakaba rega n'igihe bakuguriza nk'ubu ari ukuntu bagurije muri no minsi baguriza abantu bafite ingwate. ndavuga ndetse nk'ibyo 100 bari kuguriza abantu njyewe natanga iyihe ngwate sindabona 8 ngo njye kuwutanga. ndagera mu rugo bakanyana tisubira ruka cyane bikomeye. ntabwo ujya batuma uninjira kuko mana yanjye bikomeye niyo namushyire n'agategera akashanyo avuga ati ibyo wabikuye mu Burayi. umwana se si haba ni haba ariko nta nubwo bakemera kansura ntabwo babyera. wabaye igicibwa gikomeye cyane. ni iki wabwira ababyeyi bose? ababyeyi nka bariya nababwira ati bajye bamenya ko babyaye kandi umwana ni nk'undi. ibyiza bafata abana bakabegereza bakababwira neza. nimba waba ukeneye gusubira kwiga agasubira kwiga. haba ari nk'uwananiranye wenda yaranabananiye bakaba bakitabaza leta bakavuga ati uyu muntu turashaka kwagira gutya ariko nta mpamvu yo kumujyana kumufunga. se muramufunga yakoze iki? umuntu niyibye umuntu niyagukubise yacuruje ibye nubwo ibyo yakoze nyine ntabwo byemewe ariko reka tumurebera icyo noneho icyemewe katumurebera ikintu cyemewe aba ari cyo akora. ese namwe mubikora mubizi ko bitemewe? ntabwo byemewe na nubwo ari byiza azi gukora imibonano utabishaka. none se ngira ngo iyo ubonye umukiriya uhita ubishaka? uhita ubishaka wowe umuntu yagutungura ugahita ubishaka mbwiza ukuri. ese se uba ubonye amafaranga? amafaranga niyo uba ushaka ariko ntabwo uba ubishaka. bigenda gute se ubwo nta kibazo kibamo? kitabamo n'ahandi batwanduza. ntabwo mukoresha udukingirizo se? hari abagabo batayemera bakoreraho nawe ukabyemera? utabyemera se uba ushaka amafaranga numvira n'inganze mbano pe aho mbabaje. none se mujye mubabwira ko mugomba gufata agakingirizo. kandi reka nkwepira ibanga njye nkubwiza ukuri umuntu ufite ikibazo cy'2,000 sibyo umuntu araza aravuga ati 3,000 ndabifite nta puridanse mfite. nimba utabyemera ndigendera. none ubwo muba mubizi gute ko muri bazima? nyine uhita ukemura ikibazo uhita umubwira ati vuba vuba tibanguka wiruka umva wihuta. nese ntibabatera amada? niyo kwa kundi bazidutera bikaba ibibazo. asanga umuntu uba ugira igihe ukajya kwipimisha ukareba uko uhagaze? njya kwipimisha ngende muzima n'ubu nushaka umpime vuba upime ndi muzima ariko werukayo se? mperukayo ubashize ukwezi. abagabo benshi baraturongorera badutera ibirwara byinshi. ibirwara mwanduriramo nyine ni izo ngaruka zo gukora imibonano idakingiye. ni nk'ibihe birwara muhuriramo nabyo? ama-infection, mburugu, imitezi, sida, mbese amatirikomunansi byose murabyandura. ibirwara byinshi cyane ariko iyo uzi ubwenge urivuza. uhita ubyivuza?
ubu se muba mufite za mituweli kandi aribyo turi kukubwira ngo leta niturwaneho byibure navuga ati aba bantu bacu tubatangire mituweli tubakure muri ubu buzima tubimurire mu bundi buzima. Izina ry'Imana uzambabarire umbwirire Perezida Paul Kagame njyewe narababaye cyane bikomeye cyane, ambabarira nkure muri ubu buzima arebe ukuntu yangenze kuko ndababaye pe. Birababaje cyane umuntu noneho urajya guhiga wabura n'ibyo bibiri wanataha wa mwana baguteye ibyo birwara ukajya kwiyivuzamo, none warya ejo ukayabura, ejo wayabona wowe nuko bagufasha ukava ku muhanda bakugurira imashini. Banguriye imashini niyo nsaba n'abantu bari kunyumva cyangwa abo twaryamanye cyangwa abanzi bambabare niyo batanga 10 n'ijana nkabona imashini y'ibihumbi 60 nakicara ngatuza. Uburaya wahita ubuvamo. Izina nabureka durahunda nabureka. Imashini uyibonye tukazagusanga uri ku muhanda umva nabireka pe nagiye ku muhanda kugira ne kutarasa. Oya naho najya gutarasa akiza cyabyo. N'indaya ziri kunyumva nazo zishyirire ubwenge kugiye zitekereze neza zibone ko nta cyiza cyabo. N'abagabo bari kukumva bumve ko bagakwiye n'abagabo bandongoye n'abagabo twabonanye n'abakeneye kumbona cyangwa bakeneye ko tubonana bamwe bajya baza bafite prudence abandi bazi bafite igitekerezo kizima cyo kuvuga ati tugiye kugukura muri ubu buzima. N'ubu none uracyabashaka none se umuntu w'imico reka mbabwira igitekerezo natanze ubu kirakemutse uzabivamo ariko gikemutse. Okay, kizakemuka reka twizere ko kizakemuka ariko nawe uzahita uhinduka. Nukuri nzahinduka kandi kirakenewe n'abantu banyumva cyangwa n'indazi nyumva nazo zihindura ubuzima pe ntabwo ari byiza. Tuba turi kwanduza tuba turi kwanduza igihugu cyacu ntabwo ni ukuvuga ngo tuba turi gutesha agaciro umuryango sibyo ntabwo ari byiza ntabwo ari ingeso nziza nubwo tubijya amata ari twe ariko tugire tubive nukuri ntabwo ari byiza reka ngushimire murakoze bagenzi banjye baba banyumvise abaneza amatwi mumbabarire rwose mbagirira inama mu bureke. Urakoze cyane uko niko usoza.